Yose ashimwe cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibane nawe mwese bakunzi bakunda gukurikirana ibiganiro n'ubutumwa n'ubuhanuzi cyangwa indi message yose biturutse ku Mana. Imana y'amahoro ikomeze ibahe kandi ikomeze ibagure mu buryo bwose bushoboka, ikomeze haze kwifuza kwanyu, cyane cyane umuntu w'imbere arushaho cyane kuba yagwiza imbaraga kurusha ibindi byose. Twongeye gushimira Imana cyane itwemere ko tubona akanya kugira ngo tuboneke imbere yayo, kugira ngo tumenye neza iby'umwuka abwira amatorero iminsi imeze nk'iyi ngiyi, ubwo abantu benshi cyane bakabijya cyane ibintu byo gusinzira, ariko igihe cyo ntabwo kirimo kirahagarara, igihe kimeje kugera kidusiga uko bukeye n'uko bwije. Niyo mpamvu bidusaba guhora tubiri maso cyane kurusha uko twari tumeze mbere hose. Mureke dusenge maze mbagezeho ubutumwa bwiza. Ni ubutumwa niyereka Imana yampaye, ngomba kuba nageza ku bantu bose batuye isi yose aho baba batuye muri rusange. Rero mbona nta bundi buryo kuba nabikora, ndavuga ngo reka nkoreshe ubu buryo, nibwo buryo ndi kubona bwashobora kwihuta. Wowe ushobora kuba uhageze ubwa mbere kuri iyi channel, kugira ngo dushobore kubana umunsi ku wundi, biragusaba nta kindi ni uko wakora subscribe cyangwa ugakoresha igifaransa s'abonner, maze ube wanasharinga cyane, ujye urusharinga cyane ibiganiro kugira ngo ujye ubihereza n'abandi barushe cyane kumenya neza bijyanye n'iby'ubwami bw'Imana, kuko igihe turimo ntabwo ari icyo kuryama, ntabwo ari icyo kuba twagira ibindi dukora, ahubwo birasaba cyane kuba maso cyane kurushaho. Mureke dusenge maze dukomeze twumve n'ubwo butumwa Imana dutumyeho, iby'Imana idushakaho, tumenye neza icyo dukeneye, icyo Imana ishaka kugira ngo tube twakora muri rusange. Uri Imana nziza, ngushimiye ko uri mwiza, ngushimiye ko wabanye natwe, ngushimiye ko waturinze, ngushimiye ko watubaye bugufi, n'ushimwe himbazwe. Mana, ndagushimiye cyane ko uburinzi budasanzwe ukomeje kudushyiraho. Imana ishimwe cyane, himbaze ukomeje kurinda. Mana, murengezi mwiza, abantu bose batuye isi muri rusange ukomeje kuduhaza uburame, utwemeye ko tugera muri amasa tukiri bazima n'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe. None Mana, tugeze mu kanya ko kumva murengezi mwiza, Mana, icyo dushakaho. Nyemerera cyane uzuganze kandi uzutegeke, nyemerera cyane Mana uzutuyobore muri byose. Iyo twifuza nuko wadushyigikira Mana muri aka kanya, ukora ibidasanzwe, ureka abantu bumva ubutumwa bwawe, ureka abantu bumva ijambo ryawe nk'uko ushaka, ureka abantu rwose Kristo muzima we Mana bakundisha ijambo ryawe. Murengezi w'ijambo rito ngukunda bagukunda Mana, ariko bagushakana umwete bose bazakubona. Mu izina rya Yesu Kristo Mana, dushyike byose kubishoboye. Urakoze ko ugiye kuba natwe muri byose, rwa Kristo Yesu umwami wacu, amen. Abageze ubwa mbere kuri televiziyo, njyewe muvugana ndi Samuel Mutezimana, ndi umukristo, nkunda gutanga ibiganiro bitajyanye n'ibintu by'ijambo ry'Imana, ibyo nkunda gutambutsa cyane cyane nkunda gukora cyane kuri televiziyo. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Rero hari ubutumwa Imana yampaye, nibwo ashaka kugira ngo mbe nabagezaho. Washaka kugira commentaire, washaka kugira igitekerezo ushaka gutanga, nta kindi ushatse washyira commentaire munsi y'ikiganiro, cyangwa ukaba wakoresha nimero ya telefone iri no kuri WhatsApp. Abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mushyiraho akamenyetso ko guteranya ugashyiramo 20250 788 2 7 2 1 ni 0788 8 2 7 2 1 niyo nimero ngo niyo dukoresha kuri WhatsApp. Watwandikira, waduhamagara, ushaka kugira ubundi buryo bwose, ushaka kugira icyo ushaka gusobanukirwa, cyangwa ushaka kuba watera inkunga mu byacu kugumaza n'ubundi ugenda neza, nta kindi nuko n'ubwo buryo wakoramo. Imana y'amahoro ikomeze ibahe umugisha. Hari ubutumwa rero Imana yampaye, nibwo ngira ngo ndebe uko nabagezaho. Ejo bundi ndyamye, Imana agiye kunyereka, mbona abantu benshi cyane bari kujya guhaha ibyo kurya, bagiye kubishakisha, ariko mbona bagiye kubishakisha ahantu hakure cyane, kuko wabonaga n'ubundi se naho ari inzara ikomeye cyane, abantu bakomeje kubura ibyo kurya. Mbona abantu benshi cyane bari kugenda muri ubwo buryo, ariko basa naho babuze ibyo kurya muri rusange. Buri wese arimo aragenda ashakisha ku rundi ruhande. Ariko rero
mbona igihe kirageze, mbona bya byo kurya bisa naho bishize ahantu aho abantu bari bari, ahubwo mbona bibaye ngombwa yuko abantu bagiye kugenda bambuka akagezi kugira ngo bajye gufata bya bindi byo kurya. Ku buryo nabonye cyane habayeho ikibazo gikomeye cyane cy'inzara, inzara ikomeye cyane, nubwo twebwe turi kubona ingi ariko nabonye ari inzara ikomeye cyane mu buryo budasanzwe, ku buryo nabonye n'amabanki amwe n'amwe yagiye afunga, kandi ari amabanki yari akomeye, mbona amwe n'amwe agiye afunga kubera inzara. Noneho andi akavuga ngo ahantu turi gukora rero ndabona ntabwo tuzigera tubona ubushobozi bwo kuba twakwishyura hano hantu. Abenshi nkahita mbona barimutse bakajya gushakisha amazu aciriritse ngo niyo bagiye gukoreramo, ariko ubona cyane amabanki nayo rwose yagizeho n'ingaruka y'icyo kibazo cy'ubukene n'inzara byafasha abantu muri rusange. Noneho mbona bikomeje kugenda muri ubwo buryo gutyo, noneho bikomeje muri ubwo buryo gutyo rero, mbona n'abantu kugira ngo bambuke, uko nabonaga ari akagezi abantu bagomba gutera intambwe. Iyo ntambwe rero bagomba kuyitera kugira ngo ugere hakurya, urebe uko wakwambuka maze urebe ukuntu wahita wambuka nyine ugiye gufata ibyo biryo. Ariko hageze igihe noneho mbona kugira ngo wambuke, mbona hari icyangombwa barimo baragusaba, kandi abantu benshi cyane nabonye bari bagiye ku mirongo bagiye kuvuga ngo bagiye kwambuka ku kagezi. Nabonye abenshi ibyangombwa bari babisize mu rugo, ntabwo bari babifite. Noneho rero mbona rero ariko nk'uko bimeze, abenshi baragaruka batazanye ibyo bari bagiye gushaka, ariko hari ikibazo gikomeye cyane, gikomeye mu buryo budasanzwe. Rero iyerekwa mbona ariko nk'uko bimeze, rero mugenzi wanjye, nta kindi kintu buriya icya mbere cyo, nubwo turi kubona ibibazo biriho gutya by'inzara, iyi nzara imeze gutya, nubwo turi kubona muri ubwo buryo gutya, iyi nzara irakomeye cyane, kuko hari indi nzara igiye kongera kuboneka. Nubwo turi kubona iyi ngiyi, ariko hari indi igiye kongera kuboneka irusha iyi ngiyi imbaraga. Nubwo twaba dutuma uteka tukavuga ngo iyi ngiyi kuko icya mbere cyo, iyi ngiyi muracyari kubona n'ibihumbi 5 mukaba mwagira icyo mubigura, ariko hari indi nzara igiye kuza, ku buryo no kugira ngo ubone byibuze ubone n'ikiro cy'umuceri, kandi ufite n'amafaranga arenga 1,100, ariko no kubona ikiro cy'umuceri kikaba ikibazo gikomeye cyane, kuko hari igihe kigiye kugera kugira ngo wambuke ube wavuga ngo ugiye gushaka ibyo kurya, kugira ngo wambuke ube warenga iyi nzara, hari icyo bigiye kugusaba. Amena. Uwiteka arashaka kuba yagukiza wowe n'umuryango wawe, ariko hari ibisabwa. Icya mbere cyo, ijambo ry'Imana tubwira ngo nkunda abankunda, ariko abashakana umwete bose, aho bose bazambona. Rero Uwiteka nta kindi agushakaho, icya mbere cyo pasiporo ishobora kukwambutsa muri ikibazo cy'inzara. Mbabwije ukuri, ibi ndabizi ko abantu benshi ntabwo bakunda kubivuga, nta nubwo bakunda kubyumva, ariko mbabwije ukuri, nta yindi usibye ikintu bita agakiza. Igihe cyose utari mu gakiza, umenye neza yuko iyi nzara wowe n'abawe n'umuryango wawe igiye kubakuraho burundu. Kandi niko kuri kw'ijambo, kuko icya mbere cy'ijambo Imana iri kutubwira ngo, Imana muri iyi minsi iri kutubwira ngo ibiryo bisigaye ngo nibyo by'abantu basenze Uwiteka mu kuri no mu mwuka, nibyo byo gusa bisigaye. Ibyo by'abantu bose byararangiye. Rero nawe niba ushaka kuba wakongera kujya kuri ibyo biryo, niwongere ushakishe Imana n'umutima wawe wose, kandi ugire kwezwa, kandi ugire gutunganywa mu byo wakora byose. Amena. Rero nta kindi kintu icyangombwa muri kumva, nabonaga barimo basaba nta kindi, ni agakiza, nta kindi. Rero umugabo nta bwenge, yagiye adafite urwandiko, apfa kugenda yirukanka nyirazi yuko n'ubundi ngo araza kwinjira mu ijuru nk'uko abandi bose binjira. Ariko ageze ku marembo, barebye bamaje ibyangombwa bimugaragaza yuko nawe ari umutumirwa, cyangwa yuko nawe ari mu bantu bagiye mu ijuru, abura urupapuro rubyemeza yuko ari muri abo bantu. Rero urwo rupapuro amaze kurubura, basi bamusubiza inyuma, aragenda asubirayo. Nawe rero iyi saha banza wibaze cyane, urupapuro ruribuze kuntambutsa ahangaha muri ibihe bikomeye, ahangaha muri iyi nzara ndarufite se? Rurahari?
abenshi cyane rero mwamaze kurutakaza, mwarutakarije mu buryo bitandukanye. Icya mbere cyo ni urupapuro ntabwo uzarubona ngo nuko uri ngo nuko ugenda cyane ngo mu modoka imeze neza. Iyo urupapuro ntabwo uzarubona ngo nuko wambaye ikoti ryiza. Urupapuro ntabwo uzarubona bitewe n'umwanya w'icyubahiro ufite runaka. Hoya, ahubwo urupapuro nta kindi, ugomba kumenya neza yuko urupapuro ni ikintu bita agakiza ufite hagati muri wowe, niko kagiye kugukiza muri iyi minsi. Amena, amena. Rero igihe ni iki kugira ngo ufate umwanzuro, wongere uhindukire cyane, uve mu byo urimo wibwira bitandukanye cyane no gushaka kw'Imana, maze ukora ibyo Imana ishaka. Uko abantu benshi cyane muri iyi minsi barimo baragenda mu byo bishakira bitandukanye cyane iby'Imana iri gushaka. Niyo mpamvu mbabwira ngo rero igihe cyose uzaba ukiri ku migomezo ugenda gutyo, n'ubundi uzakomeza kuba mu buzima bwo gupfundikanya, ubuzima budafite agaciro. Ariko icya mbere cyo nakubwira ni uko wakongera cyane kwisuzuma muri aya masaha, ubanze cyane wongere wibaze cyane ntuko ubanye n'Imana. Uko icya mbere cyo Imana, ijambo ry'Imana ritubwira ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Rero kuba ukunda Imana bigaragaza yuko witondera amategeko yayo. Rero kuba ukunda Imana nicyo kintu cyonyine cya mbere kigiye kugutambutsa ngaho imbere. Icya mbere cyo ni uko ugomba kuyikunda utayiryarya, ukaba wakoresha ibintu byose nk'uko uri kuri umutima wawe. Muri make iyi minsi turimo birasaba yuko ugomba gutwara ziriya ntwaro zose z'umwuka wera, ugatwara ukuri kuri hagati muri wowe, ukagira kwizera. Uko ijambo rimwe rikambwira ngo haracyasigaye igihe gito cyane kandi uzaza ntabwo azatinda, ariko umukiranutsi wanjye uwo nguwo azabeshaho no kwizera. Ariko umukiranutsi wanjye nasubira inyuma, umutima wanjye ntabwo uzigera umwishimira. Rero kuba wamara iminsi myinshi cyane uri mu itorero, ariko umunsi ukaza kuba wacogora, ntabwo bizatuma Uwiteka agukiza muri iyi minsi. Ariko iyi minsi turimo, iyi minsi tugezemo muri iyi minsi, birasaba ngo buri wese yongere yisuzume cyane, yongere yinire muri rusange, arebe ukuntu abanye n'Imana. Uko abantu benshi cyane turimo turirukanka cyane ngo dufite agakiza, ariko n'ubundi ukaba waramaze ugatakaza iteka ryose. Nawe aho watakaje agakiza urahazi, ibyatuma ugatakaza urabizi. Ntiwongere ugaruke rero ko wagaruka ku rufatiro rw'Imana, kuko ibintu turimo cyane bihabanye cyane iby'Imana ishaka. Nimurebe cyane uko mwabanze gushakisha ukuntu mwamenye ibyo Umwami Imana ashaka, niho muzagenda neza, munezerewe, mufite amahoro, mufite umunezero, kandi muzayigiza byose byo mu gihugu nimumera mukumvira. Ariko nimwanga mukagoma, inkota izabarya, niko ijambo ry'Imana iko ritubwira. Amena. Ubutumwa mburangirije aho ngaho, ariko banze bibaze cyane, cyangwa n'ubundi icyo ngusaba cyane nuko washakisha cyane kiriya cyangombwa, ushakemo ikintu bita agakiza. Niba utari wakwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, urebe ukuntu wakongera gushakisha cyane kiriya cyangombwa, urebe ukuntu wakongera ugaruka neza umurongo. Kuko icya mbere cyo, ntugire isoni z'abantu runaka, ntugire isoni za title runaka ufite, ahubwo ugire isoni z'ibyaha byawe. Izo nyisoni gusa wigira zonyine. Ariko iyi saha Uwiteka agiye kubara n'umuntu wese, nubwo turi kubireba gutyo ukavuga ngo Inzara ngo bisize biko bimeze gutya na gutya, ariko mbabwije ukuri ni abantu benshi bazi no kubivuga. Ariko Uwiteka araje, kandi iyi nzara igiye kujya yakomera mu buryo budasanzwe. Ushobora gusanga ishobora kuba yakomera, igakomera n'umunsi umwe gusa. Erega bureka mbabwize ukuri, iyi nzara igiye gukomera ku buryo n'umuntu agiye ku buryo urwasa rumwe rugiye kugenda, ku buryo umuntu ntagiye kugenda yayura urwasa rumwe ruko rukazamuka ruze kumanuka, kikaba ikibazo gikomeye cyane. Niyo mpamvu mbabwira ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka, kuko abona ni umwambaza akiri bugufi. Umunyabyaha wese yibuze inzira ziwe mbi zose. Amena. Mureke dusenge Imana
ariko icyo ngusaba, banza ushakishe cyane uru rwandiko, urukwemera cyane kuba watambuka hariya, kuko ahangaha icyambere cyo no kwambuka ku mupaka bisaba ibintu byinshi bishoboka. Niyo mpamvu rero nanga ngo wambuke ahangaha turi uve hano ugere hariya, hari icyo bisaba. Rero nimureke cyane turebe rwose uko umuntu yakwiye kwisuzuma cyane, umenye neza cyane uko bagiye ubana n'Imana. Kandi icyo nzi neza, Imana izatugira impuhwe, Imana izatubabarira, kandi Imana izaturinda. Muri make ushakisha ikintu bita ubwihisho hagati muri wowe, ubwira Imana ikubera ubwihisho, kuko icyambere cyo niba ukijwe by'ukuri, Imana izakubera ubwihisho. Ariko niba waragiye uryarya Imana uyibeshya uko wishakiye, n'ubundi nawe ubwayo izakuryaga, izakwihorera, izakureka gutyo, kandi ni wowe uzaba wizize. Rero amahoro y'Imana akomeze abane nawe muri byose. Mureke dusenge. Tugushimiye Data, tugushimiye ijambo ryawe, murengezi muze n'imisaje wari uduhaye. Nyemera cyane uzubane natwe, bana n'uyu mushiki wanjye, bana n'uyu mwene data, bana rwose Mana n'ababyeyi bacu, bana abantu bose muri rusange. Ubashoboze Mana gutunga rwose ibyo ushaka, ubashoboze kubona urupapuro rubemera ko batambuka hari imbere gato. Mu izina rya Yesu bashigikire, bakomeze muri rusange. Mwuka w'Imana aganze, Mwuka w'Imana bayobore, abakoresha iby'imbaraga. Urakoze ko ugiye kubageraho, urakoze ko ujya bababariye, urakoze Mana rwose bafite imbabazi n'impuhwe nyinshi zishoboka. Bisabye neza Imana nzi ko ubikoze, wa Kristo Yesu Umwami wacu. Amen. Shalom shalom. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe iteka ryose. Turi kumwe. Imana amahoro ibarinde. Murakoze.